arimo aragenda nkopera arimo aragenda nkopera buriya nshobora kuzana gitari natangira gucuranga agasinzira mfite impano yo gucuranga impano yo gusinziriza mfite impano yo gucuranga abakobwa bagasinzira uzi ibitotsi akugana ibitotsi se nk'ababanzi bajya barima ngo arasinzira ibitotsi akabura kandi yasinziriye asubira ibintu bibaho araryama ntabwo bazi ikinyarwanda wari waryama ugasinzira ibitotsi ukabibura kandi wasinziriye twajyaga twiga none bikaba ngombwa ko tujyana impamba ku ishuri ugapfunyika reka noneho nkwereka ibyambaye rimwe nagiye ku ishuri mfite imishogoro n'imyumbati noneho hari ukuntu mwajyaga utuntu tw'utudobo dusa noneho rimwe nterura akadobo katarakanye gasa n'aka mugenzi wawe nsanga nk'ubugari bwahoze umuntu wese azi ko yavutse azi n'itariki n'utayiza araperereza akagenda akayibaririza ariko hari ikintu duhishwe mu mugambi w'Imana gikomeye tutajya tugiraho amakuru iherezo ry'urwo rugendo kuri kubitaruka happy yari iki cyanjye happy yari sheri shushu shokora mpura n'umuturanyi uneranye na buwa bera n'umuturanyi waramemukiye waranse mpura na brother Bikemu reka tuvugeshe kubura wamoye iki no narababaye man oya buretse twari tumaze imyaka ine mu rukundo nta kibazo wari wigeze umbonaho nje nawe abandi murahinduka none umunsi umwe gusa kankubwire buriya wanirese utambajije njyewe sinkunda umuntu umisha reka nshimira abakunzi bacu b'Isezerano TV turagarutse muri bya biganiro byacu uyu munsi nicaye kuri Holy Guest Inn aho nari ngeze nsanze abantu bari mu bikorwa bimeze nka film ariko ndavuga ngira amatsiko yo kumenya ibyo barimo ariko naye narigeze kujya mbonaho ibiganiro byabo bimwe na bimwe uyu munsi rero mpita nifuza kuganira nabo kugira ngo baze kunsobanurira bigendanye n'ibikorwa bari barimo byo gushutinga iyo filme yabo kuri kamera ndi kumwe n'umupapa ndetse reka banze batwibwira yewe datuma abana biruka uri kumwe n'umujene w'umwana ukiri mutoya mwanaduza nuko nabyibushye cyane wenda nicyo kibazo cyabayeho n'ibiryo nuko sha ibiryo byarakuyobotse ni ibiryo byanyobotse ariko ndacyari umusore wenda amahirwe nuko iyo twicaranye abizi ariko ubu ntiwari umpamije da noneho ni fiance wawe unyiciye isoko fiance se oya nagakunda ibikara bijyanye na fiance kereka nimba ari yere kugize aracyari ku isoko kereka nimba ari yere kugize ariko byose bishobokera bizera nari mvuze ngo mutwibwire mwibwire abadukurikiye ku Isezerano TV buriya njye nitwa Bikemu cyangwa se Bikorimana Emmanuel nkaba ndi umunyamakuru ukorera ibiganiro kuri Nyigisha TV ariko kandi ndi n'umunyamuziki ahubwo se kamerama ariko sha ubundi yunzanira gitari nkabanza ngakora no mu murya w'inanga nkora itangazamakuru hamwe n'umuziki ndowo nguwo ndacyari umujene murakoze nanjye nitwa Happy Rebero nanjye nkaba kuri Nyigisha TV nkandi n'umunyeshuri hari ikindi ni byinshi ahubwo hano hari umuntu uri kuguhamagara yitwa Dia mwitabe ariko Dia uyo wamufata uyu Dia tumwitabire mu kiganiro Dia ndabizi ko azariya cyo kiganiro nabe yihanganye okay Dia sorry nabe yihanganye yes for happy amakuru meze neza ya wari uvuze ngo hari ikindi wibagiye gukora mva ni byinshi Imana afite ibintu byinshi cyane akora bigiye bitandukanye nose buri iyo wiyumvamo cyane ni iyi muri izo nyinshi biterwa na periode ndimo hari igihe mbyuka numva ndi mu mavuta y'umuziki arimo aragenda nkopera arimo aragenda nkopera buriya nshobora kuzana gitari natangira gucuranga agasinzira mfite impano yo gucuranga impano yo gusinziriza mfite impano yo gucuranga abakobwa bagasinzira oya ntabwo ari njye ubivuze abakobwa mwumvira ushaka gusiba uzi ibitotsi akugana ibitotsi se nk'ababanzi bajya barima ngo arasinzira ibitotsi akabura kandi yasinziriye asubira ibintu bibaho araryama ntabwo bazi ikinyarwanda wari waryama ugasinzira ibitotsi ukabibura kandi wasinziriye usinziriye abahanzi mwubahwe murakaze wenda reka twinjire mu kiganiro
nyirizina twari tutarinjira twinjire abantu abakobwa bamenye ukuntu ushobora kubasinziriza Evode ndakoze urashaka titre ndabaza ubu Evode ari gushaka titre so rero bwira mugenzi wawe ngo nta titre ihari ahantu hari Imana aha hari inkuru nabonye umaze iminsi mukora zitwa impamba y'urugendo ndetse wenda n'abantu batarabasha kuzireba bashaka kuza kuri Nyigisha TV bashaka kuzibona ubundi impamba y'urugendo ni iki kugira ngo umuntu utabisobanukiye tuze kwinjirana neza mu kiganiro yarakoze cyane reka happy abanza asobanura impamba ijambo impamba ryonyine genda asobanura urugendo babizi ko ku bintu by'urugendo mfite amakuru menshi yego murakoze rero ubwo iyo bavuze impamba nk'umuntu w'umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi wumva ko ibyo byose ni ikintu kigufasha mu rugendo rwawe ni nk'imerekeza yego cyangwa se wenda urabizi kera twajya tujya ku ishuri bakaguha impamba ubwo ni nka pocket money ku bantu batazi ikinyarwanda cyinshi cyangwa naga impamba ari amafaranga nivuga pocket money ne mubyumve nabi umuntu ashaka gupfunyikira impamba yo akakugira inama ashaka gupfunyikira impamba yo kugusengera gupfunyikira ibijumba n'ibijumba se gusa ahubwo uributse hari story yambaye undi ku ishuri rero hari ukuntu twajyaga twiga none bikaba ngombwa ko tujyana impamba ku ishuri ugapfunyika reka none nkwereka ibyambaye rimwe nagiye ku ishuri mfite imishogoro n'imyumbati noneho hari ukuntu mwajyaga utuntu tw'utudobo dusa noneho rimwe nterura akadobo katarakanje gasa n'aka mugenzi wawe nsanga ubugari bwahoze kumwe mujya kurya nyine uteruye impamba yawe mu rugo baba baguhaye nubwo nanjye wenda impamba nari nitekereye itari sawa cyane ariko kamemo imishogoro imyumbati n'ibishyimbo mu cyaro ni ibiryo ese imishogoro urayizi hapi ntago byose ndayizi bimeze bite ku kijyanye n'ibiryo imishogoro ndayizi umushogoro uva kuki tubaze hapi umushogoro uva kuki imishogoro ni ibintu bimeze nk'imiteja ya mbese ni ibintu bivangavanze ni ibintu bimeze nk'imiteja noneho umva ibyambayeho rero sasa noneho ndagenda ni yamababi y'ibishyimbo neza ni ibishyimbo bitarakura tansebye mwana ngo nkwemereye umushogoro muri weekend niba tuzajya kuwurira mu cyaro none umva ibyo navugaga rero byambayeho mfashe ibiryo gutyo imyumbati n'umushogoro n'ibishyimbo kumwe mu cyaro bagutekerera none ngeze ku ishuri ndakira nyira akadobo kanjye hariya saa sita barasonaga inzogera yavuga buri wese agahita ajya kurya kandi twariraga ahantu gutya mu mashyamba ameze ukuntu hitaruye ikigo bayita mu majyango ku ibintu by'icyaro ndabifite byinshi nawe ku binyamujyi urajya ugenda umvangira noneho ndagenda ebana nterura akadobo nsanga nk'ubugari bw'imyumbati bwahoze tekereza ubugari bwasonzwe mu gitondo bakabuzana babupfunyitse ugomba kuburya saa sita n'igice noneho nteruye akadobo nsanga harimo ubugari mwana n'ibishyimbo ubundi ubugari n'ibishyimbo birajyanara ndavuga ati baba wenda araburije n'izina ry'Imana urabiriye se ndashaka umunyeshuri narariye ahubwo na peti nyinshi cyane ariko ndi munsi nyine Imana yaramvunjiye gute nabwo naragiye ku munsi wakurikiyeho ngo akunyama n'ifiriti mu kandi kadobo nazanye ibijumba njye nawe naswitwaje impamba y'ibijumba navoka noneho ngo kwifiriti ahubwo bajya nibaza kiriya cya buri Imana izacimanira cyo kwibeshya ku biryo by'abandi mba ntereye akadobo karimo ifiriti ariyo ubwo turacyari kuvuga ku mpamba nibyo happy yavugaga so nizo ni impamba twari tubihereye ku by'abantu bumva umuntu ujya tuvuze wenda nko mu cyongereza ko impamba wenda twahita nka pocket money urumva bo bavuze ku mafaranga gusa cyo gihe ibyo interpretinze mu kinyarwanda uvuga ari nk'amafaranga gusa ariko impamba ishobora kuba amasengesho ishobora kuba ibiryo ibyo kunywa amafaranga se inama se izo zose ni impamba ubwo rero ikintu cyitwa impamba ubwo ni ukuvuga ngo ngenda avuga impamba yavuga urugendo iyo tuvuze impamba twumva ibyo impamba ni ikintu cyagutse impamba ni ikinyarwanda kitoroshye ku bana bato yego kiri mu bwiru kiri mu bwiru ariko ni ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ngo buri kintu cyose cyagufasha mu rugendo rwawe ntabwo urugendo ari ukuvuga ngo urinde kuva hano ujye nka Kampala cyangwa se nk'Ibuganda uyashobora no kuri bujye ku ishuri hari ingendo zigaragara n'izitagaragara hari n'urugendo tuba turimo mu mwuka yego
uri mu rugendo rwo gusenga nyine cyangwa ushaka gukuranwa mu mwuka ngo nago n'urugendo sikomfashijwe we Imana ingendo ni nyinshi asobanuye impamba neza cyane ubundi happy mpora mwizeye ko nta jambo yavuga atabanje gutekerezaho cyane kuko ahorana ibisubizo bizima avuze impamba reka tuvuge urugendo ni iki twita urugendo ni ijambo rituruka ku nshinga kugenda iyo tuvuze kugenda nta muntu wese utabasha kubyumva n'ubu ngubu hano twicaye twahageze kuko twagize ute twaje cyangwa se twakoje urugendo noneho kugira ngo bisobanuke neza tugiye kubihuza impamba y'iki y'urugendo bivuga ngo umuntu wese ufite urugendo atangiye umuntu wese ufite urugendo agiyemo agomba kwitwaza impamba ahubwo ngiye gusobanura amoko y'ingendo twebwe dukina muri filime yacu cyangwa se mu bitekerezo byacu ubundi impamba y'urugendo byaturutse naricaye ndareba muri societe mbona dukeneye impamba mbona ubuzima turimo ubuzima twatangiye ni urugendo ni uruhe rugendo itangiro ry'urwo rugendo ni irihe ni ukuvuka umuntu wese azi ko yavutse azi n'itariki n'utayizi araperereza akagenda akayibaririza ariko hari ikintu duhishwe mu mugambi w'Imana gikomeye tutajya tugiraho amakuru iherezo ry'urwo rugendo twisanze twavutse tuzi n'amatariki dufite n'amaniveriseri ariko nubwo tuzi itariki yo kuvuka kwacu ntabwo tuzi itariki yo gupfa kwacu bivuga ngo turi mu rugendo tuzi itangiriro ryarwo ariko tutazi iki iherezo aho rero hagati yo kuvuka no gupfa dukeneye iki impamba ni iki Evode wambera impamba y'ubu buzima happy wambera impamba nakubera impamba ntajya umuntu arakubwira ijambo ryiza ukumva niyo wararutariye ntacyo waba donc kubera ijambo ryiza kubwiye nimba ari abantu bambabaza muri societe ni abantu bagira courage n'umwete wo kwatura amagambo mabi y'imfabusa ku buzima bw'abandi twebwe tudiringa ubundi cyane n'igice cy'umwuka cyangwa igice kitagaragarira amaso kuruta icy'umubiri ubwo twamaze kumenya ko akuzuye umutima ngo gasesekara ku munwa iyo tuvuze ngo impamba y'urugendo nta kindi tuba tuvuze ni ijambo ryiza ukeneye ni ibihumurizo ukeneye ni ibigukomeza ukeneye ni ubugwaneza ukeneye bugufasha kugira ngo bugusindagize muri uru rugendo rukomeye watangiye rw'ubuzima uzitangiriro ryarwo ariko utazi igihe ruzarangira nuko nguko rero nicyo ngicyo ni ibyo bitekerezo tugenda dukina bigiye bitandukanye wenda mu kanya turaza kubidetaya tuganire n'uyu happy turi kumwe nk'igitekerezo kimwe cyubatse abantu kandi abantu bagiye bakunda kugira ngo tuze kukiganiraho ariko iyo tuvuze ngo impamba y'urugendo ni ijambo ushobora kubwira umuntu ryiza rimusindagiza nshobora kuba wenda napfushije muri umuna wanjye mu by'ukuri ndabizi neza ko nta kintu na kimwe wankorera 100% ngo ngarure umunezero cyangwa ngo muri umuna wanjye azuke cyangwa ngo agaruke ariko niba nabuze muri umuna wanjye hapa kansanga ati yo pole sana ihangane komera tuzamusanga mu ijuru ega nibiye bava n'ubundi mu ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana ni mugenzi w'Imana buriya barambabaza cyane abantu barabagira ishyushyu n'ishyaka ryo kuvuga no kwatura amagambo adasobanutse imbere y'abandi bantu noneho amagambo ambwiye ngo nihangane ntuze nkomere ayo magambo happy ambwiye ntazuye muri umuna wanjye karatuma iryo joro nsinzira kandi kubwira umuntu ijambo ryiza nta coste bisaba nta coste bisaba nta giciro bisaba none nimba uzi ko ijambo ryiza rishobora guhindura ubuzima bw'umuntu ribwiye kuki utakwitoza ko akanwa kawe kajya garanira gura kavuga amagambo meza ku bandi kuko nubundi abantu bose uzi wavumye muri societe wabwiye amagambo mabi nta muntu numwe urita imbwa ngo ashiduka byutse asange yameze umurizo nta muntu urita ingurube ngo nibyuka mu gitondo umusange mu bishingwe ari kurya imyanda nta muntu urita imbwebwe koko ngo abimbwebwe kadusabe mimi aze mu kiganiro itsoka nta kibazo nari ndo mvuga ngo nubundi ko urishuwa ko amagambo mabi wagiye watura ku buzima bw'abandi atigeze akora nukuri Evode dufite abantu batwisimbwa ariko nta mirizo twameze
dufite abantu batwise ibyiyoni ariko ntabwo turwana na by'inyama mbisi. Dufite abantu bavuze ko nta kintu tuzigezaho mu buzima ariko uko bwije nuko bukeye tubatambuka ubuzima bwacu buri guhinduka bwiza kuruta bubi. So niba ayo magambo yose watura ku muntu adafite umumaro atagukorera ngo umuntu ase uko ubishaka, hindura utangire utoze ururimi rwawe kuvuga ibintu byiza bihesha abandi umugisha, kuko ningira umugisha biguturutseho nawe nzagwa ku mugisha nzaba nagize. Siko birivuga birabanga ururimi nirwo rwica kandi narwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Amagambo mabara asenya umutima w'uyavuga, asenya umutima w'abayumva, asenya n'umutima w'igihugu. Buri ugomba kujya uba proud ibintu byose uri kuvuga, ukavuga ati ndagushima Mana ko wantuje mu Rwanda rwiza, u Rwanda rw'amahoro, u Rwanda rw'umutekano, u Rwanda wishyura ukizana. Donc ukaba fiyeri y'ahantu wicaye, ugahora ubibwira ururimi rwawe n'umutima wawe niyo utabibwira abantu, kugira ngo witoze kuvuga amagambo meza y'umumaro ahesha umugisha abandi. So ngiye impamvu cyangwa se igitekerezo cy'impamba y'urugendo. Aho ngaho igitekerezo cyavuye nuko nta igitekerezo cyavuye, nuko tujye dushaka dukina ubuzima abantu babamo, ibibazo bagenda bajyana muri societe, tubikora mu buryo bwa documentaire, dukora voice over, twarangiza tukagitinga n'aba dukorana. Duhaye ikaze mugenzi wacu Mimi, nawe n'umwe mu bo dukorana iki kiganiro muri tugikora turi batatu. Nubwo yaje yakererewe ariko umuntu ungana nawe bakwita Mimi. Ahubwo nta makuru ufite. Yitwa umubyeyi Marie Rose Kabebe. Mimi nagasirina. Twakiriye Kabebe. Natubwira naho Kabebe ryavuye. Kabebe rifite amateka maremare. Kabebe ni izina papa yanyise nyine, ntago nari ndakantu nyine gatoya karanga Kabebe. Kabebe ubwo rero ntago izina umubyeyi yasize kwise warikuraho. Birakomeza. Mimi umushogoro urawuzi? Usanze hano ari ikibazo cy'imishogoro. Usanze hano hari ikibazo cy'umushogoro cy'abantu badasobanukiye umushogoro. Biryaga bivanze n'isogi ngireho. Isogi irayizi? Cyane niba isogi yize wenda kwemera. Ndabizi. Akana k'isogi ko numva ntakonze. Uri happy we isogi ntaga yize. Ntaga bizi. Isogi nanjye ntazi. Yewe mpamvu bizi nuko narezwe na mukecuru. Disi ureba nk'warezwe na mukecuru. Ngo ikintu kibazo cy'impamba cyo urakizi kera bajyaga badupfunyikira nk'amateke. Ndabizi. Tugiye kwiga nari nzi ko ari ugupfunyika ariko nanjye by'impamba mbimenye bavuga ngo impamba ngwirira ngwirira ku ruyenzi. Impamba itazakugeza i Kigali. Ngwirira ku ruyenzi. Ibyo ngibyo ndabibeje ubundi nyine. Ariko se warapfunyitseho? Wapfunyitseho ujya nko ku ishuri? Aya pfunyika nje ku ishuri. Ku ishuri niga maternelle narapfunyitse. Ibyo kurya. Yego. Ngo nise kuvuze ngo pfunyikuza ku kazi. Kuko oya no ku kazi naho ndabikora ariko ndibwa ko mama yajyaga bidukorera nyine n'umufite yajyaga bidukorera. Batabuze ngapfanye. Oya ndikunda cyane. Nagukunda abandi utanje kwikunda. Ya nawe ni impamvu. Ikintu cyose ugomba kubanza kwikunda n'abandi. Ni impamvu ivuye. Yes, Vode turabo ngabo rero nuko dukora. Ibyo maze kuvuga nibyo bitekerezo tugenda dukina bitandukanye kandi turi proud yo kubikora maka dupfuye. Kuko twumva ari ubuzima twambaye bwo kwigisha societe kuko twitwa Nyigisha TV. Mubona hari umusaruro bigenda bitanga? Birimo biragutanga kuko ndavuga nk'imisaruro 2 cyangwa 3. Umusaruro wa mbere bitanga nuko inzozi zanjye zagiye hanze. Ikintu nahoraga ndota na kera ubundi numvaga naremeye kuzagirira isumumaro. Yego. So sinzi nta mafaranga mfite menshi ahagije yo kugenda wenda nsura imfubyi n'abapfakazi ngo mbahereze, ariko nzi ko Imana yasize muri nge ururimi cyangwa akanwa kahesha abandi amafaranga cyangwa kahesha abandi umugisha. Rero numva nararemewe abantu. Rero no mu buzima burya iyo ubayeho utazi icyo waremewe cyangwa impamvu yo kubaho kwawe burya urapfa. Reka mubwire buri abantu bose badafite Imana umumaro mu gihe nk'iki barapfuye. Yarabishe. Igituma rero ugiye umwe ku mwuka bazima no kugira ngo ukoreshe iyo time. Wango igihe cyose ubayeho ku mpamvu zawe wenyine no kuri nta n'inyungu bufitiye Imana n'abantu ishatse yagucyura. Ariko igihe ubayeho uzi kubayeho kubw'abandi ukavuga ati kuba hapari hagiye ku mwuka bazima hari umumaro nabona muri happy na hapa kawumbonamo. Kuba Mimari yahume ku mwuka bazima hari umumaro nabona muri Mimi kandi n'uyu munsi Mimi mfitiye umumaro kubera iki twarahuye turamenyana. Uyu munsi turi gufatikanya kwigisha abantu
gukina ino mpamba y'urugendo bivuga ngo umumaro wa Mimi ku isi wasanga ari icyo kintu yanaremewe ariko itariki yo guhura nawe yari itarajya niko n'ubuzima bw'abantu buhora bumeze muri sosiyete igihe cyose ubayeho nkawe gusa utazirikana ko byibura reka niyo utaha umuntu amafaranga ariko reka hagira abantu batatu bazajya barara neza kubera wowe kubera wabwiye neza kubera wabishimiye kubera wabasekeye kandi umuribyo yaravuze ngo bibananiza iki ko bitagombera amashuri n'amafaranga ni ukuri kose gukora ibintu byiza kwatura amagambo meza ku bantu no kugira urukundo ntabwo bisaba ko ubutunza amamiliyoni nta n'ikiguzi na kimwe bisaba umutima wo kubikunza ubishaka nta muntu n'umwe udafite umumaro ku isi cyangwa udafite umuntu yagirira undi umugisha nawe abantu bose badafite umumaro bose barapfuye abasigaye bagomba kugira umumaro mu gihe cyabo kuko impamvu umeka umwuka bazima uyu munsi ni ukugira ngo ukore icyo waremewe ahubwo abantu bakwiye kwiga bakamenya naremewe iki destiny yanjye ni iyi wenda ariko icyo cyo kiganiro turi gukora turi kuvuga ku mpamba y'urugendo ariko nacyo nibagikenera tuzagikora twaje kuri chaîne ya Nyigisha TV turiye timu kugira ngo twigishe abantu uburyo bagomba kubana neza uburyo bakwiye kuvugana n'abandi neza uko nabisobanuye nta muntu n'umwe wisi ikigoryi ngo abyuka yabaye ikigoryi ahubwo ukutuka umuntu ugenda umusunika mu bibi niko Imana imutaru rikamuzana mu byiza kugira ngo Imana ikoreke ko umugambi wayo ku muntu ari munini Mimi nyuma yo gukina impamba y'urugendo ariko uri umwe mu bakinnyi impamba y'urugendo ni iki wungukiye mu mpamba y'urugendo impamba y'urugendo rero harimo byinshi nizeye usibye ko kubana neza nari mbizi ariko guca bugufi cyane kubana n'abantu amahoro kandi kubaho udahutaza mugenzi wawe burya nukina ikintu uzase nacyo kuko hari aho wagera wenda ukagira icyo ukora mu buzima bw'umuntu Bikemu yavuze ngo kubaho ntabwo ari uguha umuntu amafaranga burya hari n'igihe umuntu wamugira inama kandi akayikurikiza kandi kazamubyaramo ikintu kinini ikintu kimufitiye akamaro ntabwo rero ari ngombwa yo kuvuga ngo uzagenda uhutaza abantu tuba tugomba kubana na bose amahoro kandi tukagenda uko Imana ibishaka ntitugende uko twe tubishaka yego happy icyo ngukiye mu mpamba y'urugendo wasangiza abandi nanjye ni byinshi ntabwo nabirondora hano gusa yanyigishije kubana ngisha ko ntabwo ari kuko nyine hari udupariti twinshi nduba tugeze kuri episode ya 13 tugeze kuri episode 10 kandi buri izo episode zose zifite ibitekerezo biri different so buri gitekerezo urumva nagiye kimfasha hari aho twagiye dukina ko umuntu atagomba kumva amabwire hari aho twakinye ko umuntu nta muntu wigira wenda nubwo umuntu ababizi ko atigize ariko hari naho bigenda bikongera ukamenya ko kuko utigize ufite abakugize umuntu wese nafasha uyu yamfasha so ibyo ni ibintu byinshi nagiye nigiramo ahubwo icyo twabashishikariza ni ukujyayo nabo bakihera ijisho buriya hari umuntu byazabagirira akamaro nk'uko natwe byadufashije wari ugarutse ku kintu cyo kutumva amabwire mpita mbihuza na episode nabonye aho mwakinaga ngira ngo Bikemu yakinnye ipantaro yamucikiyeho noneho biza kuba ngombwa ko Mimi amwita umusinzi kandi atari ko byemeza ubundi iriya nyigisho yari igamije gutanga isomo n'icyo wenda kumbaza reka ngusubize cyane twakinnye impamba iravuga ngo guceceka ni byiza kuruta kuvuga amagambo adasobanutse buriya muri sosiyete tugiramo abantu bagira ishyushyu ryo kuvuga uzi ko no kugira ishyushyu ryo kuvuga ari icyaha atari byiza aribo ba Mimi ndavuga ba Mimi bo muri filimi Mimi ubusanzwe ntabwo iryo shyushyu arigira ryo kuvuga ubwo none ngiye kumudeklara uko yakinnye sibyo abantu bataza kugira ngo twicanye n'umukobwa ugira amagambo menshi niyo wayagira nzi kuvuga ibintu bisobanutse nta kibazo niyo yagira menshi avuga ibintu nyine bizima dukina icyo gitekerezo ubundi twebwe dukina ibitekerezo turandika twarangiza tukabyagitinga kuko tuba tuzi neza ko ibintu turi kuvuga ari abantu turi kubwira hari abantu bagira amagambo muri sosiyete ndetse menshi banaza bakiterera mu bintu ubu hari umuntu uhorana umunwa shaho waza mu iki kiganiro ukabona atenze intebe inukuru ukabona atenze intebe atatumiwe atazi ibintu turi kuganiraho ariko akumva ko nahagarara atari kuvuga yumva ari kuvunika kuvuga ni byiza si n'icyaha ariko menya ibintu ndi kuvuga ese abantu ndi kubwira bari kubyitaho ese amagambo ndi kuvuga harimo impamba y'urugendo harimo ibintu biza kubaka
nitukajye tugira ishyushyu ryo kuvuga ibintu bidafite umumaro niko iyo mpamba twakinnye imeze guceceka ni byiza kuruta kuvuga amagambo adasobanutse icyo gihe rero dukina ibyo bintu njyewe nahagurutse mu rugo nerekeza muri siporo gukora siporo ni inshingano z'umuntu wese kandi n'uburenganzira bwe sinarinda ikidebire ngo ndahagurukana ipantaro yacitse njye muri siporo ndi gukoresha ipantaro yacitse nihagurukiye mu rugo ndi mu rugendo rwa siporo maze nk'iminota 20 ndi muri siporo ipantaro incikiraho ubundi mu buzima busanzwe iyo bayita gisida cyangwa se bayita impanuka noneho ipantaro incikiyeho mimireka akomeza uko byagenze njye navuze ibyo nabonye ariko ntabwo byari ibyo yari impanuka ariko nyine ngenda nkwiza ibintu by'inkuru nyine mbi kandi bitari byiza kuko muri sosiyete tubamo ari abantu bafata ikintu bakakigira kirekire kandi kitagombye kuba cyabaye kirekire ahubwo we yakagombye kugufasha ubuzima bugakomeza ubwo rero nagiye mpisa nyine ko yasinze yacize ipantaro yacitse nyine ibintu byakomeye tukiraho uribuka ko igihe ipantaro yancikiragaho nahise njya hafi mu kabari kugira ngo mpamagare mu rugo umwana nzanire ipantaro yindi ku kabari interpretation wakoreye aho niyo nshaka kuvuga kujyo twigisha abantu nuko yitwaye mu kibazo kuko uwo yakinaga ari sheri wanje muri iyo filime siko bimeze harya njyewe rero ukuntu nabibonye nagiye mvuga ko wasinze kandi utasinze ariko ni inyigisho ntago biba ari byo kugira ngo twigishe yuko aho kugira ngo dusange mugenzi wawe n'umusanga mu kintu ujye umufasha aho kugira ngo ugende ubeshya ahubwo ujye n'abantu ubaze parido gato kuvuga ko nasinze one yarabiketse nanubwo urakoze cyane Imana igumugisha one wari imagine urumva abantu turi kwigisha muri societe tu wigeze umfata nawe inzoga kuri icyo gihe wenda umfatiranye ndi kuyinywa nuvuga ngo ni kakageso gusa ko kuvuga tu aha umva icyambabaje cya gatatu yakoze ntiyabigumanye yego ibyo bintu by'ibinyoma atekereje atamfatiye mu kuri ntiyabigumanye sha ahubwo yaragiye arabikwirakwiza ni wari ukivuga mubyeyi ntagenda bikwirakwiza bitari byo yego kandi burya njye cyo nabonye muri societe maze no kwiga cyane cyane nuko tugomba kubana na bose amahoro kandi burya nabonye ikintu kijya kitubera cyiza mbese se nakivuga ngo iki kinyarwanda kijya kigora ikintu ikintu kijya kiba umwana ku bintu by'indimi ndamwemera ikintu kijya kiba cyiza mu buzima nuko utasanga mugenzi wawe bari kumuvuga ngo nawe ufatireho ahubwo ujye wumva uceceke wigendere ese buretse gatoya aho ngaho ntekeza ko utigeze usanga bari kumuvuga ahubwo wowe wararebye gusa umuntu urakurya niwe we mwivuze oya njyewe impamvu mvuze gutyo nari nkikomeza nyine naramurebye umuntu uranjye kuko nari umuntu witangazamakuru nyine ku rurimi rubi rutari bazita radio runwa zimwe zo muri societe zikora mu makaritsiye bitari byiza nyine nanjye ryo nari ndi gukomeza mvuga ntago byakagombye kuba uko byabaye kuri ya rwose bikemu ndagusaba imbabazi ariko uransaba imbabazi muri filime ngomba kuba ikintu uko biri urumva ubwo ngubwo rero ikintu nakuyemo kinini nuko ntagomba kugenda mvuga ahubwo ngomba gufasha uwo nsanze mu kibazo nyine cya kindi ariko sinkuririze ikintu nabonye ahubwo reka nongeraho n'akandi niyo waba uri shuwa ku ipantaro yanjye yancikiyeho nanyweye inzoga ni ukuri kubivuga nta nyungu bizana kubibwiye reka none yari umukobwa muziranye nubundi ndashaka ko akomeza story y'unguyu kuko story ye ni ndende mw'iyi mpamba avuge n'abantu yahamagaye ariko nari mvuze ngo niyo waba uri shwa kusanze ndi kunywa inzoga ku ipantaro yancikiyeho bibaye byiza biryoshye wabigumana kuko umuntu bibwiye uramuhemukiye reka gumana amakuru yuko nzi azi ko ndi umwana mwiza nubundi se ugira ngo muri societe turi beza hoya ubwo turabanga bo guhisha ibyaha byacu yego ntabwo turi beza turabahanga bo guhisha ingeso mbi zacu kuko ingeso zombi
n'ababyeyi bazimenya n'inshuti bakazimenya n'abasheri bacu n'abarumuna bacu n'abakuru bacu bashobora kuduciraho iteka bakatwanga. Ntabwo rero nta muntu mwizubaho ubwo abantu babahanga mu guhisha amakosa yabo. Nibwo buzima usanga tugiye tubamo. Niyo nari kuba nanyweye inzoga nasindiye mu kabari, ntabwo mimi yarobrije yo kujya gukwirakwiza iyo nkuru. Oya, ariko se sha ubigumanye wabiki ni ukuri kose none se reka mubwire impamvu ntacyo waba. Icyambere kubwira umuntu kumfashe ndi kuba inzoga ipantaro yacitse ntiwakwishyura inzu warayitishyuye, ntabwo byaguhindura ubuzima. Ariko nawe naragusebeje nyine mu bantu. Waransebeje uraruhuka. Waransebeje uraruhuka. So turi kwigisha, niyo mpamvu turi kuvuga impamba y'urugendo cyo n'abantu bazayikunda bazamenya ibyo bari kureba ari ibiki bari kureba. Vuga ibindi wakoze, uracyafite ibyaha byinshi man. Nagiye mvuga nyine ko reka byacitse wasinze imyenda yagucikiye kubera gusinda mpura n'abantu yavugira umuntu wanteranije nawe nakundaga cyane kandi nabankunda. Wa mbere ni Happy nahamagaye, uwa kabiri mpura na Rusi, uwa gatatu mpura na ugenda uvuga n'icyo bari cyo muri iyi filime. Yego rega uri kubitaruka. Happy yari iki cyane? Happy yari sheri shushu shokora. Mpura n'umuturanyi uneranye na buwa. Baramemukiye waranse. Mpura na brother BKM. Abo bose nyine nagombaga kubabwira ko byacitse byakoze. Aha, geza aho rero twigisha abantu. Ipantaro yancikiyeho ndi muri sport niko kuri. Ansanze mu kabari ndi kuruka mpamagara ngo banzanire indi pantaro nyihindure. Umva rero interpretation yamenye. BKM yasinze yanyweye inzoga bamukubise imyenda imucikiraho ibintu bitanu bivuye mu kinyoma no kwimagine ibintu bitanu. Si ibyo gusa ntatuje ngo abigumane. Allo ati yewe Happy nawe ngo ufite ngo nzamasori gutereta ngo ngwinure bukuntu yabaye ngo ipantaro yamucikiyeho bagikubise cyabaye indembe kiryamye aho ngaho mu kabari nyine cyasinze. Happy rero nawe n'umwana uzi gukunda ahita afata moto no kwa BKM no ku kabari arahagera. Ati BKM tiko wambwiye kuri umurokore utajya unywa inzoga, ni iki cyabiguteye kugira ngo ujye kwiyahuza inzoga? Ati burya nta muntu nkundana nawe, gusa nawe araza kunsobanurira impamvu yanyanze agende ku makuru. Ubu kanya uransobanurira ikintu wamoye atabanje gushishoza ngo amenye amakuru. Yumvisha amabwire, yumvisa uyu sawa juti ntiyagateze abo abasaba twavugaga mu kanya uyu si Joel rega tubawemo none ubwo nawe mu kanya turaza kumija amasobanuro kuko turi kwerekeza no ku musozo. Ngira ngo icyo nendaga kuvuga ntabwo yatuje ngo abwire sheri gusa. Wumva umuntu ufite impano y'amagambo kuno aba murya aba yumva adatuje atari kuvuga, basi yaba yagiraga ishusho ryo kuvuga akaba ari kuvuga ibintu bihesha abandi umugisha, kuko nicyo twaremewe gukoresha indimi zacu mu bintu bizana impinduka mu buzima bw'abantu. Ntabwo ururimi rurica ruranakiza, uko urukoresheje rukubyarira umusaruro ujyanye n'uburyo urukoresheje. Bajya ngo ururimi ngo nirwo rwica nirwo rukiza, ngo ushobora guhitamo uburyo urukoresha bikakuzanira umusaruro wabyo. Ushaka gukoresha ururimi nk'isasu ruragutumikira rukabarasa rukababombarira. Ushaka gukoresha ururimi nk'umwambi rwose ukubita ijambo rimwe gusa. Uzi ko uyu nguyu ibintu yamvuzeho society yose n'ahantu ntuye baraye bamenye ko nsigaye nsinda nkajya mu kabari. Yabwiye murumuna wanjye, yabwiye umukobwa twari duturanye. None abakobwa rero buri abantu b'amamaronda bakunda n'abahanga mu gukora publicity. Buri ushaka ko inkuru yawe imenyekana cyane uzayibwira abamama batatu ubabuze kubivuga. Ushatse kuvuga iki? Njyewe umumama ni ibintu byambayeho. Yigeze nsanga ahantu ndi kurya capati n'ibishyimbo, nari mvuye ahantu kuririmba bambonye mu rusengero imbere y'abantu. Barije babona nyine abahanzi imbere y'abantu abatari ko buri nabanza atajya mu izi karitsiye ngo duhuriremo. Aravuga ati se burya ngo nawe ugishobora kurya agacapati n'udukimbatiye. Ahita yimyabyo ku ruhande ati mwana wamuniga hoze uturirimba uzika ari kurya capati. Siko ndabimutumye. Nageze muri karitsiye bambwira ati ariko abantu batubwiye ngo wagiye kurya capati n'ibishyimbo. Rero abantu b'amama buranda bimera bafite impano idasanzwe, bafite impano yo kwamamaza ibintu bikiwe. Ariko wenda reka twere kubiharira abamama burane ni ibintu. Hoya n'abahanga ni nabo bavuze ko Yesu yapfuye abandi bose batinye kubivuga. Ati nta kirimo hano yazutse.
so rero ni ibintu Okay. abari karagiteri zabo ntabwo ndi kubavuga nabi mbakiritika nuko ushaka ko ubutumwa bwawe bwihuta vuba inkuru ya mbere yawe wayibwira igitsina gore baragutumikira cyane ngiye kukubaza ariko ndakwiye oya nushaka umbaze turi mu kiganiro reka tugaruke kuri Happy noneho wenda atubwira impamvu we atashishoze ngo abanze amenye ikibazo wagize Yego. ahubwo agahita yemera ibyo ufata umwanzuro wo kwanga sheri akumva amabwiriza ya kumva amabwire ntabwo ari byiza ariko buriya umuntu afata gukunda uzi icyo ari cyo buriya wakunze umuntu noneho ukumva ko hari ikintu yaguhishe birakubabaza okay nakoze ikosa ryo kumva amabwire ariko nanone ikosa ntabwo ari njye wakaribaze kuri BKM na Mimi kuko mwanje nawe imagine ishiye mu kurimbaraho se ari BKM na Mimi kwanza ni Mimi ngese nari mwembi muri abanyamakosa Mimi yaragera hamamagara he ngubwo nawe ufite sheri ari hara yasinze uri imagine kumva ngo sheri wawe yasindiye mu kabari none nimye nimucikiraho njewe icyo nakoze nago nzi muhamagara ngo mubaze ngo ariye kunvaga yanasinze na phone bayibye ko nago bagukubita imyenda igacika udafite phone uraba warangiye naje nshinje nko gutabara ariko mbonye ari muzima nyine birandenga gusa nanga kumuvugisha kuko sinari kumva ko inshuti yanjye Mimi yari inshuti yacu twembi nge nawe sinari kumva ko inshuti yanjye yamamagara isebya sheri wanjye numvaga ko ari byo nyine buriya yabikoze atambwiye ndavuga base kanje kura nimba kiri muzima gusa nanamukatira ko ndi umuntu nyishamo nago twakomezanya ubwo se aho nta nyigisho irimo yo kuba umuntu akwiye gushishoza harimo inyigisho zino ahubwo se kuyitimwe harimo izi ezo wari mwizi imwe kumva amabwire ntabwo ari byiza yego indi nanone kwitutiraho tu gufata umwanzuro kwanza ni byinshi reka tuvugishe kubura wamoye iki no narababaye man oya buretse twari tumaze imyaka ine mu rukundo nta kibazo wari wigeze umbonaho nje nawe abantu murahinduka none umunsi umwe gusa ariko sheri wanje nshobora kuba dufite sheri ariko hari akadeso kamwe atazi noneho kwa kundi bavuga ngo iminsi y'umujura irabaze 40 yagera gutyo nkamufata ibaza umuntu mara imyaka ine yakubeshya ikintu kimwe ubundi se sheri wawe nyine bitangukatira cyangwa ubundi se sheri wawe utekereza ko agukundira imico yawe myiza cyane ariko se kazi ko nari mwiza kuki njyewe niba nzi ko hari defo mfite ubundi nje nizo za mbere mvuga nkavuga gutya oya abasheri bacu cyangwa nabandi badukundira ko turi abahanga mu kubahisha ibindi bibi batazi nje rero sinkunda umuntu misha kuko abantu umuntu uko ateye umuntu wese arayitaka ibyiza yego nta muntu n'umwe ugishaka kwivuga kankubwire buriya wanirese utambajije njyewe sinkunda umuntu misha uga defo zawe nzihanganira birahindutse muri filimi ntabwo ari sheri wanjye muri filimi wanirese ubundi njyewe niyo yabasora ndi mubi cyane ntabwo ariko ari cyo gihe cyo kuyeza ntabwo tuje guporopoza kuri kamera data cyo koze nyine urumva ni byiza ko wabwira sheri wawe nyine impamvu ndi kuvuga gutyo hano harimo inyigisho nyinshi muri seni na kine ni byiza kutumva amabwire ni byiza ko nanjye wumvisha amabwire nahita mfata umwanzuro uhubutse niba wanayumvishe banzubaze ushishoze ubone gufata umwanzuro ikindi nanone nawe ngo kuri iyo kote yanjye nimba ari sheri wanjye niba abona yagize ikibazo rega ni kiriya kibazo kugira ngo njye kumva amabwire nuko utari wambwiye uzi wagize ikibazo ugahita uvuga uti sheri uzi ibintu bimbayeho ngakora communication cyane ugakomye buri byiza muri nta mayinite nawe nifitiye yewe nkundana n'umukene nta mayinite nawe nifitiye harimo inyigisho nyinshi nyine pe muri iriya situation wisanzemo ni byakwigishije iki noneho wowe urakoze cyane njyewe ku ruhare rwanjye nta masomo menshi adasanzwe navuga nakuyemo mbokereka harayo nigiye kuri side zabo ariko ku bwanjye hari icyo wigira ku bantu cyane rwose ni ukuvuga ngo icya mbere ruriya rugendo nakoraga nahuye na accident ntayiteguye kandi on ne peut pas préparer un accident nta muntu wategura accident ngo bikunde ariko ku byabaye muri iriya story abantu nibige kuvuga amagambo abaze nibige kuvuga amagambo ahesha abandi umugisha kuko turayafite kuko nubundi abantu twagiye tubwira amagambo yo kubavuma ntibigeze babivume ngo nuko twabibise muri kiriya gitekerezo kiriya mpamba y'urugendo ndagira inama abantu bameze nka ba Mimi ndetse na ba Happy reka mbanze Mimi wo muri filime wo muri iriya filime nimba yaraje agasanga nagize ibyago na accident agahita yinterpreta mw'ibindi atekereje iyo myitwarire si myiza muri societe icya kabiri
naho wamfata ndi kunywa inzoga ndi guhemuka ndi gukora ikosa iryo ari ryo ryose ritakwafegita sosiyete wenda ngo uri kubivuga ku bw'inyungu za rubanda. Niba amakosa yanjye nkora ari njye agiraho ingaruka gusa nshobora gukomeza kuyakora ariko nkaba nzi ngo ndi risike teka ubwo buzima bunishoyemo. Ariko kunywa inzoga kwa Mimi niba ntacyo bitwara ubuzima bwa BKM ntabwo njya kwinjira no kudiringa n'ubuzima bwa Mimi kuko asobanukiwe neza ko kunywa inzoga ari bibi ku buzima bwe. Cyakora aramutse akoze ikintu cyangiza muri umuna wanjye, mama, papa n'abavandimwe n'abaturanyi na societe, icyo gihe wamujyana no muri ribu kuko ikosa ntirishyirira rya Mimi gusa ahubwo ribaye ikosa riza guteza ikibazo muri societe. Nk'urugero nk'umuntu agiye kuvuga igihugu nabi cyangwa agiye kugushira umugambi wo kugambanira igihugu akaguha iyo propose, ayo ni amakosa atukisha igihugu cyose cyashyiraga igihugu mu kaga. Uwo muntu yemerewe kumuripotinga. Ariko yasanze ndi kwinywera agacupa kanjye nkaba ndi kwitegura kujya kuryama, si ngombwa kubivuga. Kunywa inzoga kwanjye ntibinteranya n'umugore ngo arare yahugana, ntibinteranya n'iki. Rero reka abantu bajye bitoza kuvuga ibintu bifite umumaro ku bandi. Wenda sanze kirimo nubwo cyakugenda ku giti cyawe yakwegera ahubwo akakugira inama akangira. Mimi yagombaga kuba umujyanama wanjye w'ukuri Imana yoroheje ku buzima bwanjye. Basi yagombaga muri sansa byimagininyemo yari kumbwira ati BKM nawe usigaye unywa inzoga ku buryo ipantari gucikiraho. Nuko Mimi nizo comportement yari kumbwira mu buryo buri positive. Aravuga ati reka nkubwire kuri umusore mwiza kukiri mutoya niki gituma wiyahuza ibiyobyabwenge. Please va mu buzima nza abandi babugiyemo bagapfa. Urashaka ko hapa zakwanga byibura nako kantu yari kumbwira aho kugira ngo ashore happy mu rugamba rwo kunyanga kuko amfatiye mu kibazo. Reka twige kubaba turibo ariko buri wese akora ibyo ashoboye mugani. Ariko turashaka ko abantu bajya mu bintu bashoboye ariko bifite umumaro. Bishakamo ubundi bushobozi butari ubwo guhemukira societe. Nicyo twavuga. Ikiganiro Mamba y'Urugendo kiboneka kuri chaîne ya Nyigisha TV. Buriya barakireba munsi y'iki kiganiro episode uburyo twayikinnye. Dusaba abantu rero nimba uri interesse n'ibitekerezo byacu dukina ukabumva bifite umumaro uze gukora subscribe kuri chaîne ya Nyigisha TV kugira ngo utazacikwa n'iki kiganiro. Kandi nimba ubona nyine bitana bifite umumaro ugiye gusubscribinga ahandi. Erega hari amakosa tujya dukora yo kwingingira abantu kudukunda. Oye ntabwo igikundira umuntu akingingira undi ahubwo iyo ukunditse bigaragarira societe. So nanjye nabisabira niba ubona dukwiye saba bikore, nimba ubona bitari ngombwa leave it. Reka dushimira abari badukurikiye. Mimi hari ubutumwa ufite watanga? Njye ubutumwa siko muhorana. Rego uyu ni nto. Njye ubutumwa ndabuhorana. Icyo nabwira abantu muri iyi si turabagenzi buri gihe. Muri isi turabagenzi buri gihe mpora mbivuga. Isi tugomba kubana neza n'abantu uko umuntu yaba ameze kose. Mbese uzahere ku ruhinja uzamure ugeze no ku mukecuru, uhere ku mukene uzamure ugeze no ku mukire. Bose tuba tugomba kubana nabo amahoro kandi tukavuga ibifite akamaro, ibidafite akamaro tukabireka. Happy hari ubutumwa wowe? Nanjye icyo nababwira nyine nuko sabe n'imbabazi. Ndavuga ngendeye cyane kuri seni yanjye. Nimukumva amabwire, nimugafata imyanzuro muhubutse. Ikindi burya nago kuba inshuti bisobanuye ko ari buri niba Mimi ari inshuti yanjye nago nakamonye mu makosa ngo mureke, ahubwo nakamugira inama nkamubwira ati gukina gutya byakagenze gukina gutya kurusha ko nahita mwanga nazi n'impamvu wenda yankorera iryo kosa cyangwa se ibyo bavuga. Nibyo rero murakoze. Reka dushimire abari badukurikiye ku Isezerano TV. Ngira ngo BKM yabisobanuye neza. Buri wese yanyarukira kuri Nyigisha TV kugira ngo abashe kujya kurikirana izi episode z'Imamba y'Urugendo kandi harimo inyigisho zitandukanye zirimo ubutumwa bukomeye cyane. Kandi ntibibagirwe kugenda udakoze subscribe. Amen. Ibihe byiza. Murakoze cyane.